barakwereka dutangiranye umugabo n'umugore bashwana. Madamu bite? Mbijwe kuwukoraho, hano hari undi musore ubitegereza. Umva nageze ku kazi ndeka dore abantu bari kutureba. Aha reka nigendere wa mugore we. Mwaramutse bosi. Umusore asubira mu modoka. Oya ntukanyite bosi, jya unyita Jimmy. Umugabo kwasa imodoka yanga kwaka, arebye hakurya abona umugore we na bosi we bari kuganira. Ese ko wari uri guserana tagisimeni wawe bimeze bite? Nta kibazo, abatagisimeni niko bamera. Umugabo ahamagara umugore. Jimmy ati tagisimeni wawe ari kuguhamagara. Oya ntabwo ari igihe ari guhamagara, ntabwo ari igihe. Ko yongeye usashakira iki? Reka nze bikurikirane. Umugore guhindukira, reba isura we. Ariko ubundi wowe ushaka hiki? Wamfashije ukansunikira nkatsa imodoka, ariko iyo modoka yawe ubundi wazayikoresheje ikaba nzima. Mfasha rimwe ryonyine wenda nzabikemura. Ndakubwiye ngo ubyifashe, ntacyo mvugana nawe, reka nikorera akazi, reka njyenyine. Umugore guhindukira arongera aba umuntu muzima. Umugabo nta kindi yakoze, yarumiwe. Umugabo arareba. Jimmy ati tagisimeni wawe biteze? Yarimo ambwira ikibazo cy'imodoka ngo nzamushakira amafaranga vuba ayikoreshe, nibyo batagisimeni nyine. Umugabo disi yarumiwe, abuze ikintu akora. Barakoreka hirya hatutse undi mukobwa. Umukobwa agira ngo umusore yabuze akazi. Ati mwaramutse wangejeje hano hirya kuri banki. Mba nkujyanye ariko imodoka yanjye ifite ikibazo yanze kwaka. Nagufasha ikaka? Wamfasha? Okay nta kibazo. Umukobwa ajya inyuma, ubanza agiye gusunika we. Uriteguye? Umusore ati nditeguye nta kibazo. Ata 1 2 3 4 iratse. Umukobwa arishima. Okay ntitwagiye rero, njyana kuri banki aho ngiye nihute. Umusore turakoze, twihute nakererewe, ariko ntabwo nabura kugushimira. Baba baragiye. Tugarutse hino barakwereka Andrea yageze mu biro. Akigera mu biro atunganya amadokima yo muri ofisi. Sasa bosi we yahise amukurikira. Uyu twabonye ko yitwa ngo ni Jimmy. Aramuhamagara. Andrea waza mu biro byanjye? Okay nta kibazo naza. Ese agiye kumubwira iki we? Reka dutegereze turebe. Nuko aramukurikira amusanga mu biro. Barakwereka disi Andrea yambaye neza. Bosi akimukubita amaso, banza bosi afite ipfa we. Ngaho mumbwire naje. Jimmy naje. Mukeneye ubufasha bwanjye. Mfite amakuru meza kuri wowe. Nahe makuru nakuzamuye mu ntera. Nazamuye mu ntera yego. Impamvu niye mwabikozeho. Ari umukozi mwiza. Oya ntabwo nandukanye n'abandi. Murakoze birashimishije rwose. Ariko Andrea hari ikintu nshaka kukubwira. Uri mwiza, uri igitangaza. Gute mbwira? Uri umuhanga, uri umukozi mwiza, kamere yawe ni nziza. Gusa ibyo bintu mbwiye mfite undi muntu w'ingenzi mu buzima bwanjye ubimbwira. Taxi driver? Oya ntabwo ari we. Mfite indi shuti. Ni indi shuti? Uwo muntu w'ibanga se ufite mu buzima bwawe? Ndashaka kubwira nuba kugira inshuti. Gusa ndashaka gusaba wampaye amahirwe. Reka mbitekerezeho. Ndakwinginze uzampa igisubizo cyiza kuko ndagukunda cyane. Iyo ndebye ko wambaye
rwose nyine amahirwe yawe. Okay, nta kibazo nzakubwira. Murakoze. Disi Andrea areba neza, gusa kugenda boss asigaye ahangayitse. Ese bizavamo we? Tugaruke kuri taximan. Twahageze. Mwakire. Amafaranga ari menshi. Nta mafaranga yo kukugarurira mfite. Oya, nushaka intungaro cyangwa uzangarurire n'ubutaha. Oya, tegereza nkugarurire. Disi, umugabo wa Andrea yagiye kuvunjisha. Barakwereka na wa mukobwa waje amusanga yigendeye. Disi umugabo ni intwari, dore yaramutegereje. Misi, uracyari hano? Yenda cyahari. Nagutegereje kugira ngo nkugarurire. Oya, wigarurire yagumane. Oya, kare wamfashije, n'ubuntu ntago nakwishyuza. Mwakoze rwose. Urakoze nawe. Ndakeka nta kindi nagenda. Oya, wigenda, tegereza gato bureka. Uri umuntu mwiza, nagukunze. Nta mushoferi dufite muri iki cyumweru twakorana. Yego rwose ubyemeye. Ndanabikunze ahubwo. Watangira mu gitondo. Yego cyane, birashimishije natangira. Uyu turi kumwe arafasha mu kazi ka buri munsi. Nishimiye gukura nawe. Ahubwo n'ubu nabatwara ndakeka. Okay, dutware mu biro. Reka dutware mu biro. Barakwereka Disi, umukobwa yikundiye umusore kagira umutima mwiza. Agitangira gutwara, Andrea yaramuhamagaye. Ati ngwino ntwaye ndatashye. Tegereza iminota 10 ndanje ngugezeho. Ndikuza nta kibazo. Ndikuza, tegereza gato. Umeze neza, simbubangamiye? Nta kibazo kuva uri kuvugana n'umugore wawe, nta kibazo. Nshuti, ndaje. Umugore ati banguka. Mumbabarire nari kuvugana n'umugore. Barakwereka Disi, Andrea yarategereje umugabo we ngo aze amutware. Arimo areba ku masaha. Ubanza arahamaze igihe kinini we. Barakwereka boss we Jimmy yaraje. Aje amuparika iruhande. Aramubaza ati, hello Andrea, nagutwara mu rugo? Oya, murakoze. Mfite tagisi. Ariko se ari kuhitamo njyewe na taxi kwitari hafi aha, wareka nkakujyana? Iraza mu kanya gato. Oya, kubiki wahitamo taxi no gutwarwa na boss? Arebye abona umugabo we araje. Umugabo ati mureke njye kuzana umugore tugende. Andrea akibona umugabo waje yise ajyana na boss we. So nuko yacyo abikoze. Dore umugabo koza yiruka. Ati Andrea, naje. Ko taximan wawe aje wagenda mutwara? Oya, Jimmy twara tugende. Andrea, sohoka tugende. Jimmy twara. Okay, tugende. Barakwereka Disi, Andrea yajyanye na boss we asiga umugabo. Bega gahinda. Abagabo Disi burya barihangana. Taximan yagarutse gutwara. Mumbabarire, Tanzeye ngo yarashonje ngo yahise yitegera moto aragenda. Okay, nta kibazo tugende. Disi yabagejeje aho bari bagiye. Bati wakoze cyane, duhure mu gitondo. Namwe mwakoze rwose. Umufasha wanjye azayaguhamagara, azayaguha gahunda. Tuzajya duhamagara kuri iyi nimero. Murakoze. Twagenda. Reka duhure ejo, mugire umunsi mwiza. Barakwereka Disi, umugabo yaragiye. Kubera uriya musore wamukunze, ni umusore mwiza, agira umutima mwiza, areba neza, yewe genda umva namukunze pe.
bakomeza kugenda bamuganiraho. kwereka hakuno Jimmy na Andrea bari bageze mu rugo. Jimmy ati wampa akanya gato, ndakubona ngo mumeze nk'umwamikazi. Andrea ati ndabizi gusa mfite umukunzi. Mbwiza ukuri Andrea, wankunda? Ntabwo nagukunda, narwo nakuruwe nawe, mfite umukunzi, mfite umuntu w'ingenzi mu buzima, nabikubwiye. Oya witekereza cyane, wibipanika, biha agaciro. Birashoboka. Andrea tekereza, uri inshuti yanjye, uri umugore wanjye, mbega ko nagukunda turi kumwe, uri uwanjye ndi uwawe. Ndabizi ariko Andrea ndeba mu maso, ntabwo umubeshya, amahirwe ye yarakomeye. Jimmy oya mfite inshuti, mfite umukunzi. Jimmy ati amahirwe dukundane. Andrea ati nibagirwa mfite umugabo. Reka mubwire umwana wice, twikundanire, nzagutetesha. Fata igihe ibitekerezeho. Barakwereka disi, hari uwaje ahamagara Andrea. Uhahamagaraga Andrea ni umugabo we. Yageze aha araparika, abona imodoka yamutwaye umugore. Yo bari gusomana disi. Barakwereka yaje yirukanka, arebeye mu kirahure arabafata. Ibiki? Ibi bisobanuye iki? Shiri mbabarira, ntabwo nabitekerezaga. Uri gukora ibiki? Uri gusomana na boss wawe? Taxi driver? Ndi umugabo we. Andrea urashyingiwe? Ufite umugabo? Boss? Uca inyuma na boss? Oya Jimmy yashutse. Jimmy rwose yambyaga ibiganiro nkabyanga, ntago barakwereka disi yikuriyemo akakarenge. Andrea da sinshoboye. Disi Daniel na Andrea basigaye bameze nk'abaguye mu kantu, nta n'umwe ufite icyo kuvuga. Andrea asobanurira umugabo ati mbabarira, oya ni gute ufata umugabo wawe ukamuca inyuma ukamwambura agaciro? Ntabwo nagusuzuguye, ntabwo nakwambaye agaciro ngo ndi umushoferi. Mbabarira. Ku kazi bazi ko umugabo wanjye ari umukire, ari professional engineers. Andrea ni gute ugira isoni zo kuba nitwa umugabo wawe ukajya gusomana na boss? Niba ukomeze ndakuretse, genda oshi. Mbabarira. Bwarakeye barakwereka taxi driver ariwe Daniel, baramuhamagara. Ati mwaramutse. Ni ukuvuga genda umufate, aragukeneye, ihute cyane, vuba. Igihe gitoya, mu minota 10 uba umugezeho. Agiye kujya mu nama vuba, ihute mu kanya nk'ako guhumbya. Barakwereka disi, taxi driver akora akazi kiwe neza, mu minota mike cyane yari amugezeho. Mwaramutse. Niki kitameze neza? Ntabwo meze neza, umugore wanjye yananiye. Biragaragara disi. Ikibazo cyanjye kigendanye n'umugore byagenze bite? Namusanganye na boss we. Wihangane, birababaza. Oya nta kibazo, nta mpungenge, bimeze neza. Niba ubishaka dushobora gutembera gato ukabanza ukaruhuka. Gusa ufite inama? Oya nta kibazo, twafata akanya gato. Murakoze, ni byiza, reka tubikore. Barakwereka disi, batangiye gutembera gake. Ubu ngubu se uri gupanga gukora iki? Icyo ushaka gukora ubu ngubu ni ugukora akazi kanjye neza, gatandukana n'uriya mugore. Ngiye kubihindura rwose. Ibintu uri gutekereza nibyo.
niba umuntu ari kukubabaza ugomba kuba wenyine ukishima ugashaka ubundi buzima. Gusa ndashaka kubaza ikibazo kimwe, urinde? Ndi Alejandra kandi kano kanya ndi kumwe nawe. Oya, ntabwo ari ibyo. Reba, ufite inama, ufite umuntu ugufasha ku kazi, ugomba kuba umuntu ugira akamaro. I'm a financial analyst. You are a financial analyst. Financial analyst bisobanuye iki? Ni umuntu ufasha abantu bashaka gushora imari, kureba niba babikora cyangwa batabikora. None se ubwo ni iki financial analyst yava avugana na taxi driver? Mu by'ukuri ntabwo mbizi, gusa ntekereza ko iyo abantu bahuye umwe ari mwiza yishimiye undi nta kintu batavugana. Ndatekereza bitaba. Oya, byabaye kandi nishimiye guhura nawe. Wishimiye guhura n'umuntu nkanjye? Biratangaje rwose. Nabyishimiye. Uri inyangamugayo, uburyo ureba, umutima ugira, ushatse kuvuga ko ari ibintu byiza cyane. Disi bahise bamuhamagara. Alejandra, uri he? Garuka, inama igiye gutangira. Ndaje. Mumbabarire, ntabwo ntinda cyane. Dufite kugenda, inama igiye gutangira. Bahise Disi bagenda igitaraganya. Gusa yaramubajije ngo bisobanuye ko naba wabahuye n'ibintu byiza. Andrea urakureka Disi twagarutse mu biro. Jimmy, ni iki kintu ushaka kumbwira? Wanshyize mu bibazo, nakubwiye ko ntabwo ashoboka. Fata divorce tukabana. Mbwira, umuntu mubana mureke ubane nanjye, ndi umuntu ufite amafaranga, nzakwitaho, nzagukunda. Oya, tegereza, ntabwo bishoboka. Umugabo wanjye ntabwo tumeranye neza, ndi kumutekereza. Have, ibyo birahagije. Ndeka njyenyine, narashyingiwe, mfite umugabo, mfite umutagisimeni. Mvaho. Barakureka Disi. Andrea yarasohotse atanakazi. Disi taxi driver yikomereje akazi. Agejeje umufinancial analyst ku kazi. Mu by'ukuri mwafashe igihe kinini na taxi driver. Yego, gusa nta kibazo, kuba turimo dutembera. Gusa yarashyingiwe. Oya, ntabwo ikibazo. Umugore we ntabwo bamenyanye neza. Disi, umusore yarakomeza kureba umukobwa, bakomeza kuganira kuri uyu musore. Disi, biragaragara nkaho uyu munsi wishimye, bitajyaga bigaragara ku maso yawe. Ubanza wamwishimiye. Yego, uri mukuru, namwishimiye cyane. Reka tujye mu nama, turabigarukaho nyuma. Barakureka Disi. Taxi driver yarategereje. N'inama niko yarangiraga. Mwakoze ku gihe mwaduhaye no kudufasha, ndagushimiye. Disi baje mu kandi gace. Daniel, mfite ikintu cy'ingenzi cyo kukubwira. Mumbabarire, reka mbe mbaritse mwenyine. Disi basigaye ari bonyine. Yego, nicyo ushaka kumbwira? Icyo nshaka kukubwira ni ukugira ngo nkubwire uburyo ki uri umuntu mwiza. Yewe, uri seriye? Yego, ndabizi, gusa birihuse. Gusa ikintu ushaka kukubwira ni cy'ingenzi. Nta handi hintu nigeze kucyumva, nta n'undi muntu nigeze kukibwira. Uri umugore mwiza, you are a miss. Ni gute? Ni ikihe kintu ushaka kumbwira se ko numva taxi driver? Barakureka Disi bakiri aho. Andrea yaraje. Andrea, urakora iki hano? Hari ikintu ushaka kubwira? Ndahuze, ntabwo mboneka. Sheri, mbabarira, nyumva, nakoze amakosa, waratinze. Nakoze amakosa, buri wese akora amakosa. Yego, mbabarira, gusa ndahuze. Shuti, mbabarira ni ukuri ndacyagukunda. Wambabarira. Wanciye inyuma kuri bosi, genda mwe muri kumwe kano kanya, nta mwanya mufitiye. Ntabwo ushobora kongera kuguha icyizere. Ubu ngubu ndahuze, reka
reka tujyemo imbere mu modoka tujye ahandi hantu hatabebi. Ikigaragara Daniyeli yabonye undi mugore, reka twizere ko we atazamubabaza. Nuko kagenze, nuko karangiye, Daniyeli yabuze byose.